mwebwe nshuti bavandimwe turi kumwe kuri iyi channel, ndakomeza kubashimira. Ndarekera abantu mwese abakristu, mwese abakunda indirimbo zisingiza Imana, ngo mu umusanzu munkorere subscribe kuri iyi channel. Subscribe ni gukanda iryo jambo ubona hasi riri mu ibara ry'umutuku. Kurikandaho rero bituma tubana muri uru rugendo, turirimbira Imana, dusingiza Imana. Icyo ngamije ni ugufasha abakristu bose kwegera Imana binyuze mu indirimbo zidufasha gusenga, indirimbo zidufasha kuzirikana ivanjiri, indirimbo zidufasha kunga ubumwe n'Imana mu buryo ubu cyangwa buriya. Ndabasaba subscribe, ni umusanzu ukomeye, bituma mbona ko turi kumwe. Mwese rero abakomeje gukora subscribe ndetse n'abakomeje kubikangurira abandi, ndabashimira cyane, kandi ubudahwema mu isengesho ryanjye mbasabira umugisha kuri Yezu Kristo. Mukomeze rero mumfashe. Natangiye gukora video murabibona, ndetse n'indirimbo muzi cyane umukristu nyawe iri hafi gusohoka. Ndabasaba rero ngo mumfashe ko bishoboka kose, ariko by'umwihariko mukora subscribe kuri iyi channel, ndetse mubikangura n'abandi ku magurupe atandukanye, mu buryo n'abantu bose muziranye ubansabire uwo musanzu. Ndabigusabye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ni jyewe Egide Nduwayezu.